nta handi wakura ubujyanama bwatuma uzamuka ukaguka ndetse ukaba umukire, ukaba umugwizatunga biciye mu bworozi bw'inkoko uretse kwa Cyomoro Vet TV. Usabwe gutera agatebe gusa maze tukakubwira ibanga ryatuma umusaruro w'inkoko w'amagi wiyongera ndetse n'umusaruro w'inyama kandi zikaba zinaryoshye cyane. Wowe gusa muraho neza, murakomeye bakuzi ba Cyomoro Vet TV, bakunzi bacu, amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane. Mwe mumeze mute? Twebwe turaho tumeze neza kandi ni ukuri turakomeye. Rero igihe cyagiciyemo ari kinini ko atari cyane, mba ndimo kubashakishiriza ibyiza byatuma mworora kandi mugatera imbere mu gihe gitoya. Ikindi mba ndi gukora ikintu twita ngo ni ukukurinda guhomba, sibyo? Kukurinda guhomba, kugukundisha ubworozi. Bakunzi bacu rero, mudukunde mudukundishe n'abandi. Niba ari ubwa mbere dukurikiranye, kanda subscribe, share, comment ndetse na like, sibyo rata? Bakunzi ba Cyomoro Vet TV, muri iyi minsi ndi kubigisha ku bintu bigiye bitandukanye byoroshye byatuma inkoko zawe ziyongera umusaruro mu buryo bworoshye dukoresheje ibintu by'ibimera biri hanze. Kandi n'ukuri aya makuru ntabwo muba muyafite habe namba, ariko mbabazwa n'ukuntu mba nabibiye utwo tubanga. Mwarangiza namwe nimumundire video ngo muzikundishe n'abandi, ntimukande subscribe, ntimukore share, comment, reka da koko mumbwire basi munamwe ngo ujye udukorera ibi n'ibi nibwo tuzajya tugufasha kuzamura channel yawe, sibyo? Rero bakunzi ba Cyomoro Vet TV, uyu munsi tugiye kureba ibindi bimera twifashisha twongera umusaruro w'inkoko, ubwo ni umusaruro w'amagi, kandi tunongera ubuzima bw'inkoko. Murumva iyi nkoko ari nzima pe, itanga umusaruro, ariko iyo iri nzima ntirye neza nk'uko bigombwa nabwo ibura umusaruro. Ikindi hari ibintu byinshi tugiye kubona bituma inkoko zibura umusaruro pe, ariko noneho ndabereka ngewe iki kimwe bibiri gusa bituma umusaruro wiyongera mu nkoko ndetse ntizinarware. Handi worora inkoko hari umuntu uvuga ati biragoye ko wakorora inkoko ngo urinde uyimarana ay'amezi 5 uyitere itararwara, ngo ntibibaho. Kubera iki? Kuki mwishyizemo ibintu nk'ibyo biri negative? Birashoboka cyane ubwo ko wanazimarana umwaka zitarakurwarana. Mbere na mbere nagiye mbigisha ibintu bigiye bitandukanye ku bworozi bw'inkoko, ngenda mbigisha uko wakora demarage mu bworozi bw'inkoko, demarage y'imishwi mitoya y'umunsi umwe. Ikindi maze kubibigisha mbere ku inkingo. Mbere ya byose utangiye ubworozi bw'inkoko wakoze demarage neza, kandi muri iyo demarage gerageza inkoko zihereze inkingo zose zigombwa kubona. Numara kubona inkingo narazibigishe. Niba utarabonye iki kiganiro usura inyuma wandikemo Cyomoro Vet TV gukingira inkoko, ibi byose urabimenya. Noneho uzite uzigaburire indyo yuzuye. Ushobora kuba warahisemo kujya ugabura wivangiye, ariko njya noza abantu kugabura nabo ubwo bakitoza kwivangira ibiryo. Ariko niba atanabyitoje ngo abimenye, avuga nibyo wenda bisaba kuba hari nosiyo ufite ku kintu cyangwa hari ikintu biziho, ariko byibuze niba ukoresheje n'urwo ruganda nka kwigisha bimwe mu bintu ubasha kwibonera, wabasha kwitegurira, ukavangamo na bikeya mu by'uruganda waguze, icyo gihe uzasanga kantite y'ibyo ugabura cyangwa ingano y'ibyo ugabura igabanyutse, kandi umusaruro ukomeze wiyongeraho kugira ngo umanuke. Nikorate, ubwo niki cyatuma mutakunda Cyomoro Vet TV koko? Ni iki kurema? Rero tugiye kureba imboga bita brokoli. Hari abantu batari bwumve ngo brokoli ni imboga zimeze ziti. Brokoli ni imboga rwatsi ziko zifrone nk'uko mubibona. Ni abantu batazizi pe, ni abantu batazizi. Ni imboga zihingwa ahantu hose, zimera ahantu hose. Ushaka wajya kugura umurama
wa burokori ugahinga iwawe, ahasigaye ukavuga ati uyu ni umuti kweri ugiye kunkorera akazi mu bworozi bw'inkoko zanjye. Burokori ni imboga rwatsi koko nibyo, noneho izo mboga rwatsi zikaba zo ubwazo zifitemo intungamubiri zigiye zitandukanye, harimo vitamine A ndetse na vitamine C, ndetse habamo na calcium ndetse n'imyunyungugu. Yumvishe? Kandi tuzi neza yuko inkoko mu byirya iba ikeneye gukomeza amagufwa, ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri kugira ngo ibashe kugira kubona umusaruro. Ikindi kandi iyi burokori ifasha inkoko kugira ubuzima bwiza. Inkoko yariye kuri burokori rwose ihora itekanye, ubona nta kurwaragurika, nta stress, nta bibazo by'ubuzima iba ifite. Kandi ikindi, iyi burokori yongera ubudahangarwa cyangwa se immunite mu mubiri wayo, mu mubiri w'itungo. So ikindi kandi ntabwo inkoko ntishobora kurwara, kugira ibyo nari nanabibabwiye. Ikindi kandi ifasha igogora kugenda neza, ni ukuvuga ngo iyi burokori iba irimo amafibre menshi, kandi ayo mafibre atuma igogora ry'inkoko rigenda neza. Ni ukuvuga ngo ibyo iriye, mbega ni ukuvuga ngo ibyo iriye igogora ryayo rigenda neza kubera iyi burokori. Si ibyo gusa kandi hari ikintu uba ugomba kwitondera, ntabwo burokori ugomba kubitanga nk'insimburafunguro. Oya, ntabwo ari insimburafunguro, ahubwo ni supplementary food. Bivuze ngo ni ugufata niba ari inkoko z'amagi, ugenda ugure ibiryo byawe bya layer feeds, sibyo? Ni ibiryo by'inkoko zitera, ubizanye. Byashoboka ko wenda mu gitondo wakoreshaga agafuka kamwe. Niba ufite rero izo burokori, gerageza uzifate wazisya, ariko wanazicamo udutonsa byose nta kibazo. Nurangiza ubikora ukuntu ngiye kukubwira. Ikindi kandi, kugira ngo amagi yiyongere cyane, inshuti zanjye, ahantu mwakurikira neza, hereza inkoko yawe indyo yuzuye. Bya biryo ni ibyo wivangishirije cyangwa wivangiye, cyangwa se ibyo biryo ni ibyo waguze mu ruganda. Ikindi, uba ufite n'izo burokori zawe. Turi muri periyode yo kugira kongera umusaruro w'amagi. Nurangiza, inkoko zawe ahantu ziri hajya hahoramo amazi meza asukuye. Ikindi cya kabiri kiyongeraho, aho wororera inkoko zawe, gerageza habe hari umucyo uhagije, hahora hasa neza, habona harimo amatara, nyine hahoremo urumuri. Ikindi kandi, uzirinde kuba zibayeho nta mutekano zifite. Zirinda indwara, uzigire amasuku mu biraro. Nurangiza, ahantu ziri uharinde, ube warashyize ibiraro ahantu hatari urusaku, hatari ibintu bihora bisakuza. Rero uzabikora uti ibi bintu. Niba tubonye yuko burokori ifasha ubuzima bw'inkoko, ikindi ikaba itanga umusaruro mwiza w'amagi, sibyo? Ariko nanone bigakoreshwa nka supplementary food, none tuzabitegura dute? Tubibutsa ko kwa Cyomurovete TV dutanga icyororo cy'amatungo. Ari abashaka amatungo agiye atandukanye uratubaza tukagufasha, ariko like nyinshi icyororo kenshi turi gutanga ndi kwibanda ku cyororo gikiza abantu mu gihe gitoya, harimo ubworozi bw'ingurube, ubw'imbata. Ubwo n'ubworozi buri umwe wese n'ubushobozi afite yabasha kugira kwigondera, kandi bukamuha amafaranga, nta bintu bya mirenge yashoye ngo byarwaye, ngo byariye, no. Waganye Cyomurovete TV ukareba ko udasingira iterambere. Ikindi, dufasha abantu gukurikirana ubworozi bwabo, aho muherereye hose. Wowe ufite ubworozi ukaba utabasha kubukurikirana kubera ko wenda uri mu bihugu byo hanze, cyangwa se ntubasha kubonera kubwo akazi kenshi, duhamagare. Ngiye mpamagara kuri 0785 84
624. Ubu hari abantu bari buze kongera kumbaza muri comment ngo nimero ngo nazo waduhaye, ndazishyira no kuri screen. Ku bantu bashaka icyororo mwize, mwabantu mwe mukeneye gutangira ubworozi bw'ingurube, ubushobozi ubwo ari bwo bwose ufite guhera ku bihumbi 100, njye mwihera icyororo cyiza ukagitwara kikakororokera, asiga ukazagaruka gushima nyuma ukavuga ati waranyoroje. Njyewe nanga icyororo. Hari igihe nzajya, hari abantu benshi bamaze gutera imbere bansabye ngo nzajye mbasura mbahe ikiganiro batanga ubuhamya, ariko hari igihe nabitegure nzabitangira ndi kugira ngo biyongere, noneho nzinjire muri periode yo kujya nakira abantu baje gutanga ubuhamya, sibyo? Rero nawe wakisanga muri abo ugasingira ifaranga mu gihe gito cyane pe. Karibu. Ikindi dutanga styles zigiye zitandukanye, abantu mukeneye kurimba, abantu mukeneye kwambara udukweto twiza, udusakoshi twiza, muhamagare kuri iyo nimero. Kuri make utuntu twa original, twa tudi wambara ukavuga ati nzajya ngura inkweto rimwe mu mwaka, ngura isakoshi rimwe mu mwaka, ubwo ebyiri ubuguriye rimwe imyaka 2. Ibintu byanjye byose babigisha ni ibintu biganisha ku mibare, ugashora make ugasa neza ukarimba, kandi nukuri ukanatera imbere. None se njye murabona asa nabi, bivuze iki? Ntabwo bivuze ngo gusa neza no gushora menshi ugahomba, oya. Niba ushaka ibintu bya make, ibintu byagukura hasi bikakuzamuka kugeza hejuru, nimuduhamagare tubafashe. Ikindi tubakingirira imbwa. Abantu munkurikira nta mbwa mugira, uwo mugiye kwanga imbwa ifite nyirayo. Njye se mbaye nyirayo byakangara? Njye mbaye muganga w'iyo mbwa byakanga? Nimuduhamagare tujye tubakingira imbwa, mbakingirira imbwa. Njye ni ku mafaranga make cyane, musigira ibyangombwa byose, nyiguhera ibyangombwa byose ukaba utunganye. Twikomereze rero how to procedure this, cyangwa se ni gute twabitegura ibi bintu. Nkurikirana neza. Mbere na mbere dufite brokoli zacu, twarazihinze zireze, turazicagaguye, turarebye ngo ukabanza ukitegereza niba itaragiye itoborwa n'imiti. Urabona hari ukuntu mutera imboga rwatsi imiti kugira ngo muzirinde indwara, ugasanga wenda ya miti iracyariho cyangwa se zagiye zitobagurika, ariko bitewe na ya miti muba mwashyizeho. Abagoronome bo barabyumva cyane, buriya hari impamvu bashyiraho iyo miti. Ikindi ukabica neza mu isuku. Iyo umaze kubisarura neza mu isuku, ikindi kintu uzakora uhita ubifata noneho ukabanza ukabyoza. Ni ukuri pe, nubwo umuntu abishyira hasi akazigaburira hasi, cyangwa se ukaba wanazigaburira mu kintu wenda utahasukuye neza, ariko byibuze impamvu tubanza kuzoza ni ukugira ngo wa muti uba watewe zino mboga ubashe kubanza gukurwaho, kuko uyu muti inkoko zuwuriye nanone ntabwo byaba ari byiza, sibyo? Isuku ni isoko y'ubuzima, narabibabwiye murambibabwira. Haba mu bworozi ubwo ari bwo bwose, udafite isuku egari guhomba. Ngo nimumbwira ubworozi wakora utagira isuku, kandi iyo wagize isuku nta n'ubwo ushaka kurwaza, ntabwo amatungo azakurwarana. Erega nawe ntabwo warwara, none se ntabwo uzi ko hari indwara amatungo arwara n'abantu bakazandura? Ariko wagize isuku, ibintu byawe ukabirinda, ibintu byawe bikaba ibintu by'umwihariko pe, nta cyaguhangara kijyanye n'uburwayi, never. Noneho ukimara kubironga, kataguramo utuntu duto cyane, kuko inkoko niyo wakata binini yabirya, ariko kata duto kugira ngo bibashe gutubuka. Wenda waba warahinze akantu k'agasujaride nk'aka kanjye uri kubona aho ngaho. Rero bivuze iki? Ukatagura utuntu duto, nurangiza ufate bya biryo bivanze byujuje intungamubiri by'inkoko zitera amagi. Ni ibyo waguze mu ruganda nk'uko nabivuze, cyangwa se wenda ni ibyo wivangiye, ariko urabizi neza ko ari ibiryo by'inkoko zitera amagi, sibyo? Ntabwo uzafata ibigori ubonye ari upfe kuzana ngo usye, ngo nurangiza ngo uvuge ngo nibyo ugiye kugira uteyewe, ngo nibyo ugiye ngo kuvanga ngo uhereze ngo inkoko. Oya, indyo yuzuye narabatoje mbabwira ibiranga indyo yuzuye.
ndakubwira ngo inkoko kugira ngo ibashe gukura neza iguhe umusaruro mwiza, the one, kuyihereza muri bya biryo hagomba kuba harimo ibikomeza amagufwa, ibirinda indwara, ikindi ibyubaka umubiri. Ese ko nawe ubikenera, ni gute wumva ko inkoko yawe itabikenera? Ntabwo bibaho, sibyo? Ibintu byose bisaba gutekereza, ugashyira mu nyurabwenge hose kugira ngo nkure neza. Nuko mba nakoresheje iki n'iki, nuko mba nariye ibi n'ibi n'ibi. Ese inkoko yo ntabwo yo yabikenera? Utuntu nk'utu iyo dushyize mu mutwe nibwo iyo utangiye ubworozi rero bituma bikunda cyane kurushaho, urabona ukavuga ati reka njye nijya gushaka ibikomeza amagufwa, ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri, nihere inkoko. Icyo gihe inkoko iratera. Ufite ibyo rero by'inkoko zitera amagi, niba mu gitondo wagaburaga agafuka k'ibiro 50, n'urugero, ntabwo nitaye ku mubare w'inkoko ufite, njye nirwo rugero rwa hafi fashe, icyo gihe mu gitondo uzakoresha ibiro 25, kimwe cya kabiri cy'umufuka kizarokoka. Ufate kimwe cya kabiri cy'umufuka w'ibyo by'inkoko zitera amagi, nurangiza ubivangavange neza na za mboga wacagaguyemo uduce dutoya nk'uko bibona. Numara kubivangavanga, kuko akenshi iyi gope y'inkoko wayitereye hasi ibasha no gutoraguramo n'utundi dusimba n'utundi tuntu twatuma habaho kwiyongera kw'iminite mu mubiri wayo. Ariko kugira ngo ibirye neza rata zinahaga zitanga n'umusaruro, ufata ahantu zabugenewe ugomba kuzigaburira hadafite umwanda, ugasukamo ukayireka ikarya. Inkoko iraguterera my friend, inkoko iratera, igahora itera. Ntuzumva inkoko ngo iri gupfuna, ntuzumva inkoko ngo irimo guhirita, ntuzumva inkoko ikunanira kuyorora ngo uvuge ati ati noroye byananiye, kare sinabivamo. Reka mbabwire, ushaka gutera imbere kurikiza inama za Cyomoro Vet TV, ntabwo uzicuza. Rero nakagaruka, bikore gutyo, uzagaruka kunshimira. Muri comment mwandikemo ibyo mushaka kuzajya mbaganiriza kugira ngo murusheho kuryoherwa n'ubworozi butandukanye, yaba ubw'inkoko, ingurube, kandi tubashishikariza mujye mudukunda pe, mudukurikirane, natwe turabakunda. Njye nyabwira Imana ati rwose Imana sabiye umugisha umuntu wese ukurikirana Cyomoro Vet TV. Nawe gusabira kuko uba warakoze subscribe, iyo sohoye ikiganiro tubibona, sibyo? So rero amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane. Ciao ciao.